kuwa gatatu ukwezi kwa mbere itariki ya mbere 2025. Uyu ni umunsi wa mbere w'umwaka, muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Kaze mu mwaka w'ibihumbi 2025, ari wo mwaka wo kurenga imbibi. Uyu mwaka uzakubere uwitandukanirizo n'indi myaka yose waciyemo. Uzagere kure cyane kandi uzagezeyo n'abandi benshi. Inzozi zawe zizaba impamo kandi uzagere kuri byinshi. Amen. Isezerano ry'umunsi. Muri uyu mwaka nzakugeza aho utabashaga kugera. Nzakuraho imbago zose washyiriweho. Igitabo cy'Itangiriro ibice 13 umurongo wa 14 kugeza ku 15. Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uwiteka abwira Aburamu ati, rambura amaso urebe, uhere aho uri hano ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. Amen. Amaso ya Aburahamu niyo yamuhesheje igihugu. Aho agera niho n'ubutware bwe buzagera. Imana Iguhaye kureba kure cyane, kurenza imbibi z'ubuzima bwawe. Wavukiye mu muryango udashobora gutuma